Melody cyamubayeho yavuye mu Rwanda of course afite team ye afite Bwiza nawe aritabira ategeza ko abafana nabo bitabira. Bitandukaniro. Yego. The Ben abafana baritabiriye ibyagomba gutegurwa birategurwa bategereza ko The Ben yitabira akabasusurutsa. Na Melody niko byagenze. Haratunganyijwe Melody aritabira anje ategereza ko abafana bagira gute ngo bitabira. Rigani Rugaju akubita uwitwa Lorenzo aramunoza pe bavuga ko yamucanze mu tuntu tunyarigumi ngo niki mu matama. Ku ruhande rwa Rigani nawe ajya kumbuga aravuga ati umuntu ageze gutya nsaba kuntutsa kibaza dutu yamanuye agapanda none Rigani ayihagaze. Ndakwifuriza gukomeza kuvuga neza we wakoze subscribe kuri On Air TV na utarayikora nizere ko uri buze gukora subscribe. Wowe ukunda ukanakurikira ibyo dukora umunsi ku munsi, amahoro y'Imana akomeze abane nawe. Ku munsi wa none twicaye muri Krausi Bar and Restaurant ku Gisozi ruguru ya ERK. Ndi kumwe n'uwo bita Rumi. Bamwita Rumi. Rumi turakwakire kuri On Air TV. Urakoze cyane nyita. Hano ni iwanya ariko nubundi. Nyita Rumi nyita Blessed Boy. Mundi Imana yikankunda. Wongeye ubona kandi kazina. Wongeye ubona kandi kazina ngo witwa ya Bogari. Aya. Rumi mbere yuko dutangira reka mbanze nibutsa abantu uko ku itariki 21 z'ukwezi kwa gatatu tuzajya mu Kagera tujyanye Iwacu Safaris and Tours. Ngira abantu bose bamaze gukora booking, abantu bamaze gukora booking n'abatarayikora ba booking urumva ni amafaranga make, ni 60 ku banyarwanda, amadolari 60 abantu baturuka muri East Africa. Ubwo mvuze East Africa ni ibihugu nyine tuba duturanye. Okay, yo muri East Africa. Singa safari bari Bugande. Couple ni 110 ukazana na shiri wawe ukamutembereza mu Kagera, ukamwereka icyo bita Imara, ukamwereka imparage, ukamwereka ingwe akabibona live. Urumva icyo kintu Rumi? Nawe urukundo rukura buryo. Ku banyamahanga batuye mu Rwanda, urumva Rumi, umva ukuntu byoroshye. Nta madolari 200. Make cyane. Rwanda ku banyamahanga badatuye mu Rwanda na amadolari 300. Okay. Niba muri ibyo byose nagiye mvuga muri aya mafaranga yose nagiye mvuga ruguru. Package harimo transport, harimo entrance fees, harimo guidance fees, harimo lunch, harimo soft drink, harimo abazadutembereza, harimo photo shoot n'ibindi. Iwacu Safaris and Tours nibo bonyine mu Rwanda bagutembereza ukavunyuzwa kuko nubundi ba making sure ko uhava icyo bakugene cyose ugihawe rwose. Nibutsa ko abantu bose tuzajyana turi kumwe n'abanyarwenya batandukanye. Rumi uzaba uhari, turi kumwe na buri kantu, tuzaba turi kumwe na Papa Cyangwe, urumva tuzaba turi kumwe na Aisha Nyindi. Abo ni bamwe mu basitari tuzamanukana muri Iwacu Safaris and Tours tariki 21. Ubu utarabukinga kuri zino nomero cyangwa se uhamagara ubasaba ibindi bisobanuro birenze ku byo navuze ruguru. Nomero wababona Iwacu Safaris and Tours ni 078 60 70 14 9. Twatangira imihanda imeze neza. Imihanda imeze ute ko tutari duherutse guha abanyarwanda update? Imihanda imeze neza, narabikubwiye ngiye kuri njyewe ndishimye, meze nk'umuntu ufite nk'umwana uvutse muri iki cyumweru. Twabayeho twumva umuziki mwiza turi abana. Uyu muhanzi yaradushimishije, ni superstar. Nuwo ushobora kwita nka top dog cyangwa se ukamwita nka icon cyangwa ukamwita MVP. The Ben ndakeka umuturage wa Uganda wese ahari ahubwo ashaka ko The Ben ava mu Rwanda. Aha nyinjiza noneho Uganda. Jiza Uganda ko nabonye hari iminsi bikuru tuvuyemo ya Saint Valentin. Ngira ngo maze ngubaza ni se ufite umukunzi cyangwa Saint Valentin wari muri yahoze inzoga? Ngiwe nta sheri ngira, sineze no kumushaka. Iyo ni indwara yitwa amoneshi. Yego reka nyirwari. Iyo ndwara ivuga ko hari igihe umuntu abibeshye ko yigeze kuba mu rukundo. Nanjye ndayifite, yarigeze n'urugero numva niregeje gushakaho mwaratandukana n'umuryango wanjye kandi nyine nawe nigeze. Ni ndwara ufite. Ubwo ndagusobanura neza aho The Ben akora. The Ben uzamusanga mu bitaramo bindi bitari urukundo
bitari amabara y'umutuku ariko ngo yaririmbiye intebe we, bitari amabara y'umutuku, bitari inyange, niho uzatanga The Ben mu rukundo. Ahagurukana na timu nziza cyane irimo Shafi, ahagurukana n'umuryango we, ubwo ndavuga Runa n'umudamu we mwiza cyane Pamela Ukeza, barahaguruka bajya i Bugande. Yagomba gukora igitaramo ahitwa Maison Noire. Yego. Icyabayeho rero nuko abantu babuze aho bicara kubera kuzura, ntago ari ukuzura, kubera kwitabira. Abantu buzura ahandi hantu, baritabiriye, urukundo ruba rwinshi. Njye nari nzi ko abanyarwanda bo bakunda The Ben gusa, ariko nabonye i Bugande nyine igitaramo cyagenze neza. Uwitwa Shafi yarabanze aropeningira umwami, aririmba neza mu ijwi rituje, afite ka gitari. Abantu beza b'abanyarwanda n'abagande n'abahima bari hari abamukomera amashyi, ariko bakumva umutima bari banyurwa. The Ben aho yaze rero ibintu byabaye byiza cyane. Yego, ni bimwe mu byaranze Saint Valentin, nimwe byaranze umunsi wa Saint Valentin i Bugande. Ikindi nakubwira cyo nuko umwana wa Museveni yaravuze ati, Kainerugaba General yaravuze ati, mbonye urukundo abagande bakugaragarije, ukiririmba bose bakarira, amarira y'urukundo. Ibyo byanditse birahari ku mbuga. Yego, kandi iyo atagira byandika burya ku maso y'umuntu ushobora kurebaho. Iyo umuntu atumiye umuhanzi w'icyamana ngo aze basangire, ibyo byose biba byarenze mu mutima aba yabivuze. Icyabaye nuko yamubwiye ngo ngwire tuganire, umbwire iki gikundiro n'ikimana, ni Imana ufite n'iki. The Ben amubwira ati, usibye naha no ku isi hose, nibyo nakubwiraga. Ikindi cyabayeho rero, habayeho nanone ikindi gitaramo cya Bruce Melody cy'umuhungu wanjye 001 cya 001. nta kibazo, ariko iyo umugezeho tugira agahinda ni 001. nta kibazo, niwe muhanzi wa mbere mu Rwanda. Yego, yego, umwami wa muzika nkuko yita. Ewana yakoze icyo bita amateka Uganda. Abagande bazahora bamwirahira, ariko umuntu bita Paraso. Nibyo uvuga nibyo ari amateka. Nanjye usibye n'abagande ninda Bruce Melody sinayibagirwa. Amwita 001 sha Munyakazi. Igitaramo mu Bugande nujya umugeraho ujye ubanzurire, bamwita Munyakazi. Nizamugeraho ujye ubanzurire, niwe muhanzi wa mbere mu Rwanda. Nzaza mbabara ndire. Ujye ushyiraho icyo bita full stop. Nzashyiraho full stop. Yamanukanye na timu nziza cyane kugera Uganda, ariko no bita Shiba Kalonji. Ujye uvuze nibyo. Nizamugeraho. Uziko niyo mugezeho, iyo mugezeho zitazibira. Icyabaye ni kimwe. Of course ni umwami Bruce Melody, reka tumuhinde aboze. Amaze gukora byinshi mu muziki nyarwanda. Yego, amaze aho turi kujyana, amaze kuvana ajya Nigeria, akorana n'abanya Nigeria, yakoranye na Bien Soul, yakoranye indirimbo na Diamond Platnumz, umwami wa East Africa ndetse na Afrika. Yakoranye indirimbo n'abantu benshi, yakoze uko ashoboye. Ariko aka kanya ndakubwira ko muri ibyo byose banza we duha ubwino by'uko igitaramo cyagenze cya Melody, wica kubica ku ruhande. Duha ubwino nk'umuntu wakurikiranye ibitaramo bibiri, wakurikiranye icya Ben, kurikirane cya Melody. Duha ubwino. Melody cyo ni kiri butinde humura, kuko nuko cyagenze ntabwo byatinze, cyarihuse cyane, cyari kiryoshye. Melody cyamubayeho, yavuye mu Rwanda, of course afite team ye, afite Bwiza, afite bita manager Claude. Jana no bita manager. Harimo na manager Claude. Yitabira igitaramo muri Uganda. Yatumiwemo. Nago byabashije kugenda neza nkuko yabitekerezaga. Yego. Kuko yatekerezaga ko nyuma ya Pompom abantu bashobora kuba bashobora kwitabira igitaramo bakaba benshi. Ariko nanagusobanura impamvu Pompom ifite no mibare ubona ndetse twanayikunze. Nuko yabaye premier day. Naravuze ngo views zaraguzwe. Nuko yabaye premier day mu gitaramo cy'umwami wa muzika, ariwe The Ben, ariwe Mata, ariwe Pom, ariwe Blessed Boy. Nibyo nagusobanurira. Kuko umuramya ntago bikuraho ibyo imibare. Icyo navuga ni kimwe rero. The Ben uko bisanzwe ko zitaramo kirangira na Bruce Melody aragikora. Gusa icyo cyabaye kwa Bruce Melody ni kimwe, basetinze sound, batunganya agomba gukora igitaramo, nawe aritabira, ategeza ko abafana nabo bitabira. Urumva itandukaniro? Yego. The Ben abafana baritabiriye,
ibyagomba gutegurwa birategurwa, bategereza ko The Ben yitabira akabasusurutsa. Na Melody niko byagenze, haratunganyijwe, Melody aritabira, anje ategereza ko abafana bagira gute ngo bitabira. Nicyo cyabaye. Nawe igitaramo cye nawe gitandukaniye n'icyo, habayemo akantu gatandukanye naho hantu byatandukaniye. Ariko nabonye ari kumwe na ba Paraso, nabonye banamunomfesha ku bikorwa bamaze kugeraho. Nabonye Paraso yarimo kumutembereza ku nzu ye, biriya bintu sinabyemeye cyane, niko kukunomfesha. Ako dusubiye inyuma nabonye mushuti wawe, niko kukumubaza, niko nabonye ikorana na Diamond Platnumz, nawe se afite igikorwa nk'iki ngiki. Dusubiye inyuma ho gatoya nanakurogwa, nabonye mushuti wawe yari yitabiriye igitaramo cya Ben. Inde? Mushuti wawe Pionika waramaze no kugera mu Rwanda. Kandi yafugira niyo. Turi muri elema zishobora kuba zivugwa cyane cyangwa se elema zifite akamaro. Se Pionika si umunyamakuru. Ni umunyamakuru se ndamuhakanye. Si umwavuga ko yahunze ntiyagarutse. Yagarutse se, ko yaragarutse se ubwo ndamushyiraho. Pionika se ntacyo yicera nicyo kijije. Ndaje mushyiraho. Abanyamakuru b'imyidagaduro inshuti ya mbere ngira. Ya mbere ni Umukade. Oya utangiye kugira ubwoba kandi wabimbwiraga inyuma ya kamera. Ngiye kugusobanurira. Ntacyo yico nta n'icyo akiza. Ngiye kugusobanurira. Basumba. Umeze ute Basumba boy? Fresh nata. Pionika Sueze. None se uri he? Nje kuri grid. Ko mushaka ngo dupange. Urasanga kuri grid ye. Usaye kuri grid. Kumwe na mushuti wawe. Inde. Amwita Rumi. Musuze. Yagusuje yaye kuvuga ngo ntiwagarutse ngo uracyari Uganda nkamubwira ariko uracyari ngo mu buhungiro. Musuze. Aragusuza musuze Pionika urumva atari mu Rwanda. Pionika w'i Rwanda. Ngiye kuza kukwakira. Reka nze ndigure. Ntuzarema aravuga Natani arimo kuvuga ngo ko wagarutse nta nkuru irimo ra. Yarasaze nandi kumubwira wowe urashaka kuranya n'umuvandimwe. Reka nze ngure umuhungu wanjye. Pionika turakundana mani. Pionika turaje nyine. Sawa Basumba boy. Uwamwita Pionika wamaze kugera mu Rwanda ngira ngo wabyumviye kameramani. Wabyumviye ko bamwita Pionika bari mu Rwanda. Nari ndi kugusobanurira. Allo? Sawa mai mbase ndi mu kiganiro reka ndi mu kiganiro ndahita nkwamagara. Ndi mu kiganiro gukora ikiganiro ndahita nkwamagara. Twikomereze rero ariko nkubita ama breaking yo kwa Melody. Uko byagenze twa Melody. Melody bateguye aho agomba gukorera igitaramo nawe arahagera ategereza ko abafana bari bwitabire. Icyo cyabayeho. Niko igitaramo cyageze. We yageze mbere. Ategereza ko abafana bari bwitabire. The Ben nijyo tandukanye. The Ben uko igitaramo cyagenze bateguye igitaramo kigomba kubera Maison Noire. Abafana baruzura barakubita bategereza ko The Ben ari bwitabire we na Shafi n'abandi. Nuba ngo Melody we yarategereje. Melody ubwo nawe yari we yaje ari umufana nyine. Yabanje yaraje kwifana, we yaraje kwifana. Niko ushaze kubivuga. Ubwo riwo nawe kubivuza. Nicyo ukura nawe witukira amakara. Yene kukubaza. We yabanje kwifana. Yabanje ariyaza arifana. Nubwo yabanje kwifana nyine. Muri minsi rero habaye ibintu bitari byiza. Ndibugaruke cyane ku nshuti zawe nyine Rugaju na Lorenzo. Wowe cyane nirigani. Lorenzo twigeze guhurira ahantu kwaje kwa Plamunda musuzo mu bwaki byakora mbikunda. Aranagusaba ko njya numva ngo imico mibi ko mbivugwa ariko ndagaruka cyane. Yuvuze ngo kwaje kwa Purani. Yuvuze ngo kwaje kwa Purani. Nubwo mwamwarahuriye kuri kubyitarutsa. Ndagaruka cyane. Niba ushaka nawe tujye muri bifu ubwo ugende uvuga ko nakwimye nta kibazo. Ubwo nshaka kuvuga ni kimwe. Ndagaruka cyane ku butumwa bwagaragaye bwatambutse ku mbuga nkoranyambaga. Uwo bita Rugaju rigane yarabwihakanye iyo account si yanjye. Yavuze ko bura butumwa ataruke bwo gusaba imbabazi bw'uko yavugaga. Yego gusaba imbabazi ntabwo reka mvuge ko ubwo yahereyeho yavuze kuri tugimuze. Mu minsi yashize habayeho kutumvikana hagati ya Rigane Rugaju na Lorenzo.
ibyo bikabaho buri munsi. Baza kugirana amakimbirane ubwo bari mu modoka bava mu kazi. Rigani Rugaju akubita uwitwa Lorenzo, aramunoza pe, bavuga ko yamucanzemo utuntu tw'utunyarigumi ngo niki mu matama, ariko ni ibivugwa gisobanura ni ibivugwa. Binavugwa ko basubiye bamaze kurwana bajya ku gitangazamakuru bakoreragaho nka RBA n'ubundi bapfa imirwano yari yabaye, amatiko yari asanzwe ariho, bapfa iki nyine kugira ngo umuntu ajye kurwana n'undi. Hari ikintu baba bapfa, hari ubushyamirane bwabaga hagati yabo tutazi, byaje kuvamo n'imirwano. RBA irabaganiriza, mwapfuye iki n'ibiki, haza no gufata umwanzuro ko Lorenzo yirukanwa he kuri RBA. Ibyo ni ibya kera. Nibwo nimo naturukaho ikibazo cyahereye, avaho ajya kuri SK, tugira ngo ibintu birarangiye. Ariko hakajyamo utuntu two gukotorana ku mbuga, umuntu akandika ka SMS kumva kabwiye ndi, Rigani akandika akantu kumva kabwiye nde Lorenzo agashyiramo akantu kumva kabwiye nde Rigani. Aza no kubikora cyane igihe Rigani yari ari mu bibazo, ari muri jail cyangwa se mu gihome. Anagarutse tugira ngo byarangiye. Mu minsi ngiyi turimo reshize kongeye kubona Lorenzo muri studio za SKFM avuga atera umuntu ndambije, umangayikishije, umarasinga ugenda uvuga uti ngo ndi wasarendo, ngo ndi ibiki. Ku ruhande rwa Rigani nawe ajya ku mbuga aravuga ati umuntu ageze gutya nsaba kuntutsa. Ikibazo dutu yamanuye agapantaro none Rigani ayihagaze urumva ati goregore iki niki amazina ajya atambuka. None se goregore bavugaga ariko nera story nanjye ntabwo nayikurikiye neza. Goregore ni Lorenzo. Goregore ubundi twe tuzi ko goregore ntago ubundi goregore umuntu ukunda kumvasa umuntu goregore ukunda gukoresha kwanza akanya kambwiye buma yakanya ugatoye umuntu ukunda gukoresha goregore ni Jace kizo abwira Semungu. Ahubwo nyeragize ngo Semungu niwe wasabye nde goregore ni Lorenzo. Kwebwe niko twabonye ku mbuga bitangaza. Yego tuzi aho ngaho ndakumva cyane ibitangazamakuru cyangwa se n'abandi b'influencer bakorera ku mbuga zigiye zitandukanye baravuga bati Rigani uri kurengera, uri kubangamira. Yari yanditseho uti goregore yaransabye, ati goregore yashatse kuko systeme divinyosi yonyine tuyikora ndamwangira. Yego ariko Rigani nta mentioning umuntu wari we. Ahi naho ngiye mvuga ngo iyo hagira ushaka kugira ngo ajyane mu nkiko Rigani, wenda goregore n'ibintu byamubayeho kera cyane muri za 70 yavugaga wenda aho yabaye, ntabwo yarimo ku mentioning umuntu. Ariko twakurikira neza mu buzima bwa entertainment cyangwa bw'imihanda tubamo, tukavuga duti ariko ngo amakuru ngende gukuna nasomye umwe yabwiye undi nguri wa Zarendo. Ibyo bintu nyine byose niho byahereye. Abantu baketse ko Rigani ashaka kuba gifitanye ikibazo nande na Lorenzo. Ibintu bikomeza kuvugwaho bikindi biki bijya ku mbuga biteza ikibazo. Ariko icyo nashimiye Rigani niki nikubwira nuko yagiye ku rubuga rwe kandi nzi ko yabikoze, niyo tavuga ko yatabikoze yarabihakanye. Nashaka ako nabyo birakenewe hakanye ko uwabimukoreye wese tuvuga ko atigeze asaba imbabazi. Tuvuga ko ari umuntu wa storinze cyangwa ari catfish bakoze, wari umuntu wafunguye urubuga. Ariko ibyo uri umuntu yakoze yagiriye neza Rigani. Icyo mbaza ari we mbaza nk'umwana liste dufite kuri Oneya TV uyu munsi, birakwiye ko abanyamakuru babiri bakora umwuga umwe bagakwiye kujya ku mbuga bagaterana amagambo. Ese kuko birakwiye ko abantu bakoranye mu kiganiro kimwe bagakwiye kwiteza abantu mu mboni zawe nk'umwana liste dufite kuri Oneya TV. Ubisesengura gute, ubihuza gute no kubona bamwe sinabo gusa, bamwe mu bantu bajya bahuza umwuga, bahuza kariyeri, tukatubivuga ngo bahuje kariyeri, bajya ku mbuga nkoranyambaga bagaterana amagambo. Ugiye gutuma nsubira inyuma gato ariko ndabanza ngusobanukire wari uvuze.
biri guze gutuma ngaruka ku bantu navuzeho n'abantu bataza kubyumva nabi. Ntago bikwiye habe na gato, kuko icyambere kiba cyabaye iyo utangiye gukora ibintu nka biriya, wafashe wowe wanyawe character yawe nka Rigani cyangwa Lorenzo ukayizana mu kazi. Uzi kibaho iyo ukoze iryo kosa, twebwe twagukundiraga ibyo ukora nk'akazi, tutangira kukwangira akazi kawe bitewe na character yawe. Ni ibintu bibi, ni ibintu bidagomba no kubaho. Rigani na Lorenzo, icyo umuntu yagukora cyose ugomba kwihangana. Igituma buri munsi tubona abantu bajya kumbuga bagatongana nuko bahuza character zabo n'akazi kabo. Icyo kibazo nicyo kirimo. Ariho ndi bugaruka inyuma nata, ariho ndi bugaruka inyuma ngahita ngusobanura kuri navuze abantu bataza kuyumva nabi kuri The Ben na Bruce Melody. Mvuga sinayindi ku mwanya ngoke ngiye nkunda The Ben, ariko sinagayagande Bruce Melody. Igituma aka kanya abanyarwanda bagiye bakagira gutyo bakavuga ngo ngiye ngo mfana The Ben cyane nkunda Bruce Melody cyane, bishobora kuba hari umuhanzi umwe wazanye character ye mu byo akora, sibyo? Hari umuhanzi wazanye character ye mu byo akora, bituma n'abafana twebwe dukurikirana natwe tuzana character zacu mu byo bakora. Aka kanya kuba nasobanuye ko Bruce Melody yagiye hariya nabasha kubona abafana, suko mwanzi arakora, ahubwo ni kuvuga ko aracyafite aho ari stage agomba kuzamukaho. Mu magambo make rero dusoza ni kimwe, ntago bikwiriye ko icyo waba ukora cyose ugihuriyeho n'undi muntu mugomba gushwana, kandi ikindi sina ngombwa ko hari umushwana kubera ko ibyo mukora mudahujije. Entertainment yacu aka kanya k'umuziki nyarwanda utuye Buganda, suko tubarusha kuririmba, urubizi nuko hari ikintu cyabaje mu myaka yashize, guhuza biragorana, urabyumva? Akabagande bahujijeho gato ntabwo twabarusha umuziki. Akanya muri East Africa tara dufite zimo zirazamuka zigaragara ko zizabiza mbere muri Afrika n'Ubugande burimo, ndavuga Joshua Baraka, urabyumva? Rero mu byo abantu bose bakora, reka kugira ngo uzamukire ku muntu ari uko umusebye cyangwa se utavuga ibyiza kuri we. Yego, uwo ni blessed boy. Twibutsa abantu ko twatiri kumwe n'umutumirwa wacu, ni umutumirwa tubana umunsi ku munsi hano kuri On Air TV, bamwita Rumi, umwe mu bakomediye beza dufite hano mu Rwanda kandi batanga icyizere cy'uko ibintu byose bishoboka. No mu basesenguzi beza byo. Yego, n'abasesenguzi ngiye kubigira ariko nuko nciye mu ijambo, numwe mu basesenguzi basesengura neza, nubwo ajya asesengura ariko kubera ko yatamiswe no uzanye character mu kazi nibyo nakubwiraga. Udutangiye urumva duhuje imirimo, tutangiye kuba nka Lorenzo na Rigani. Reka twitahire twibutsa abantu ko ku itariki 21 Iwacu Safaris and Tours bafite tour mu Kagera ku itariki 21, aho kuzajyana nabo ari amafaranga 60,000 ku bantu batuye mu Rwanda, ku bantu batuye muri East Africa na amadolari 60. Couple ubwo aho ngaho iyo mvuze couple Rumi mba mvuze sheri wawe n'umukunzi mukundana, ubwo bari couple cyangwa umugore mubana umugore n'umugabo bazana, urumva? Noneho ku banyamahanga na amadolari 200, abanyamahanga na amadolari 200, ukajya mu Kagera ugatembera ukirebera izo mpara ukazireba. Hari abantu benshi mande bajya bareba inyamaswa ariko bakazireba kuri telefone. Iwacu Safaris and Tours bo barakujyana bakagutembereza 60,000. Urumva ari ikintu kirimo ngiye kuvuga, ushobora gusohoka n'umwe mukayamara. Noneho 60,000 kirenze harimo izi package ngiye kukubwira. Mwumve ko ari amafaranga makeya. Nuvuga ngo azaba arimo transport, hazaba arimo interest fees kwinjira nyine, hazaba arimo abantu bazadutembereza nyine, abantu bazadutembereza, nyine abagayidi, hazaba harimo lunch, hazaba harimo icyo numva yose ntacyo ari buza yirira, hazaba harimo amafoto, harimo abahanzi, harimo